Shalom, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nongeye kugaruka, ni wa mubyeyi mumenyeranye. Ndumva mwaragiye munkurikira kuri YouTube, maze iminsi isa nk'uhuzeho, ariko nongeye kumva, nongeye kugaruka kwamamaza ubwami bw'Imana na Kristo. Nagira ubuntu bwo kongera kubyuka ndi muzima, ni ishimwe rikomeye. Imana yongereye iminsi yo kuba mu buzima bwanjye, nawe niko yayikongereye. Ubu ndavuga ngo ndabwira umuzima nkuko nanjye ndi muzima. Ubu turi kumwe, uhora abasha kumva ibitekerezo byanjye, uhora kumva yumva ibiganiro byanjye, ubutumwa bwanjye, ubu niwe turi kumwe kandi ndamushimira. Ndagushimira wowe, ntangiye nkushimira wowe wabasha gukora subscribe, ukampa inkunga kugira ngo tubashe kuba tugenda muri iki kiganiro, kandi ikindi n'abasabye ko mwabasha ibishoboka uri hafi yanjye akajya asengera kugira ngo buno butumwa nkora cyangwa mvuga ne kuzamera nk'abandi bose. Reka dutangire dusenga rero. Imana niyo nziza, ituyobore muri iki kiganiro tugiye kugirana cyangwa se ubutumwa ngiye gutambutsa. Imana itugirira neza. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, Data mwiza, ndakunezerewe, Imana ikomeye, igira neza, urera, urakiranuka. Mbere ya byose nyemerera Uwiteka Mana unkureho imyandu yose, kuko ijambo ryaravuga ngo ukora umurimo wawe ugusenga Uwiteka Mana abanze kwiteranya ibidatunganye. Mu izina ryawe Yesu ndasenze kugira ngo uno mwanya nje ngaha muri kano kagihe gato Uwiteka Mana kabazankurikirana kuri runo rubuga, ndakwingiza kugira ngo wese Uwiteka Mana uzamugire neza, kandi mbere yuko ngira icyo mvuga nuko ndakwingiza kugira ngo nkubere impana nawe uvugire muri njyewe, uzutegeke kandi zuko wategetse byose birashoboka, biremera muri wowe Yesu, biremera. Ni ukuri Mana, iyo uvuze ibyo uvuze nibyo byiza, bitari iby'umwana w'umuntu. Reka mbone maze ugaragare muri njyewe, ubashe kurangurura Mana icyo namanye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndamagana Uwiteka Mana mu minsi ya none Satani ryo kuvangira abantu bawe benshi babasha kumva ubutumwa bwiza kuba butambutse, bakabasha gusubira inyuma kubera ko bagenda bakuvangira Mana. Niyo mpamvu nkwinginze umushakazi wawe undinde gutandukira no kuvuga ibyo utambwiye mu izina rya Yesu. Ndamagana Satani rwivanga mu izina rya Yesu, utegeke kandi ubatware n'ububasha bwawe bugaragare kuri njyewe. Amagambo yose mvuga abaye kuguhesha icyubahiro kuko uri Imana. Icyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe ushimwe kubyosha kandi ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Ndanezerewe rero uyu munsi nongeye kugaruka rwose, ku batanze, ku batarabashe kumbona no kunkurikira. Izina ryanjye ni Mukarugira Valentine, ndi umubyeyi Imana yagiriye ubuntu. Mfite umutware n'abana. Icyo navuga hari wenda butanzeho, ariko kuba twagiye tuganira ndumva abanzi, ndabwira mbese ku bantu wenda baba bankurikiye aribwo bwa mbere Imana iduhana umugisha. Ubwo uyu munsi rero numvishije twagaruka kugira ngo tubashe kuganira. Ni umwanya mwiza mpawe, ni umwanya mwiza nawe uzabasha kunkurikira uhawe, kandi rwose reka nkitangira wenda nagira ndasaba inkunga ku buryo bw'amasengesho. Uzabasha kumva ubutumwa bwanjye ajya asengera kugira ngo mbashe gukomera, kuko nemereye Imana kungira igikoresho cyayo, nemereye Imana kugira ngo imbe taburo yayo mbashe abandi babashe kunyigiraho. Wenda iyo abantu batari kumwe hafi ntabwo biba byoroshye, ariko Imana yaduhaye uburyo bwiza kugira ngo tujye tubasha guhuriraho. Nongeye gushima Imana kuri buri wese nyine wagize icyo akora kuri uno murimo. Abampaye barayike ndabashimira, Imana ibahe umugisha. Abaje nabo harabo nabonye nabo bagenda batukana kuri ntuza ku rubuga, nabwo si byiza gutukana uri umukirisitu, ni byiza kuko hano kuri no channel nashyizeho nimero ya telefone, email iriho, umuntu wankenera ajya ampamagara. Uramutse ufunguye hari ahantu hari nk'udukoresha ko hasi nako hejuru, ukabona gutya mu mpande, wafungura hari ahantu wagenda ukabonamo nimero yanjye telefone. Uramutse wifuza kumpamagara ugize icyo wakenera kindi wampamagara. Ubwo rero ndagira ngo ntangire nisegura ku bantu bajya kuri channel yanjye bagiye gutukana basebanya. Ni byiza ko umuntu yaba afite ikibazo ari ukeneye ko umuntu wamusengera, ukeneye mu bufasha runaka, ukaba wampamagara. Uwiteka naduhana umugisha. Muri iki gitondo rero nongeye kugarura umutima imbere y'Imana, ndayishimira kandi namwe mbashimira. Imana iduhana umugisha. Ndagira ngo mbabwire amagambo y'Imana. Imana yari intumye muri ijoro ryakeye, numvishije umwuka w'Imana yongera kunyemeza, arambwira ati urangurure ubwire abantu banjye. Ubwo rero Imana yambwiye ngo mvuge ngo gutinda kw'icyaha kwa nyiracyo ntibishatse kuvuga ko icyaha cyakuweho. Nubwo icyaha kimara n'ukwezi, nubwo kimara n'amezi abiri, nubwo kimara n'umwaka, imyaka 10, imyaka 100, bitewe n'imyaka ufite n'igihe wagikoreye. Gutinda muri icyo cyaha wakoze ntabwo bishatse kuvuga ko wakibabariwe mu gihe utari wihana. Imana itugirira neza. Imana yongeye kumpa ijambo, ni umurongo umwe wonyine riri muri Mariko ibice 12 ku murongo wa 27. Reka tuhasome.
reka tuhasome twumve uwo murongo icyo ushatse kutubwira, n'ubundi turi busome n'andi magambo. Aha niho nari ntangiriye. Haravuga ngo Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo ni iy'abazima, mwarahabye cyane. Ngo Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo ngo ni Imana y'abazima, ngo mwarahabye cyane. Sinzi nimba ijambo guhaba mwaba murisobanukiwe n'ijambo risa nk'irikomeye, ndumva hari ngiye gukora ibyo nagerageza kurisobanura gake, ariko kuko ari ibintu ari ijambo Imana yampaye, numva wabasha kurisobanukirwa nanjye nkayisobanukirwa. Rero guhaba, hari igihe umuntu ahaba ni ubwoba burenze, umuntu agakora ikintu none ukabona icyo kintu nta buryo wakivuga, nta buryo wagisobanura, ariko none uko uti hari ahantu nahagera gute, cyangwa ukagira gutinya kuvuga kino kintu ko nagikoze, uriya muntu ndamutse mugeze imbere sinamukira. Hari igihe nk'umujura ajya kwiba, wenda tuvuge nk'umuntu yibye akajya gutobana inzu kwa runaka, noneho rero akirukanka, yamara kwirukanka akahasiga ibimenyetso, avuga ati wenda yaje ahasize inkweto, ahasize se umwenda, ahasize se isaha, ahasize ikindi kintu cy'ikimenyetso kimuranga, cyangwa agasiga irangamuntu yiwe. Burya irangamuntu ni cyo kintu kiranga umuntu cyane. Noneho iyo rangamuntu wasize muri ya nzu wagiye kwibamo, cyangwa ahandi wagiye gukora icyaha runaka, icyo gihe wafashe irangamuntu yawe bakagufata, ukabona ijuru ryawe rihamagara, ubwo urimo kwihisha akajya kuvuga ati yo uzi ko bya bintu wakoze byamenyekanye. Icyo gihe umuntu arahaba, nicyo bita guhaba. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo mwarahabye cyane. Shatse kuvuga ngo icyo cyaha giteye umuntu ubwoba, ariko ntashaka kukihana. Kuko rero Imana yo yonyine ibasha kukugira inama ikubita ibyawe byose, nubwo icyaha cyawe gitinze nta mpamvu yo kugira ngo uhabe, kuko gutinda kw'icyo cyaha ntabwo bishatse kuvuga ko cyakuweho. Ntabwo bishatse kuba ko cyakuweho. Icyaha wakoze urakizi. Muri no minsi abantu none bari kuvanga umurimo w'Imana, umuntu akajya mu murimo w'Imana akagenda akabeshya, cyane cyane nk'ababyeyi, nkatwe ababyeyi, kumva ngo ubuse ngo ababyeyi ngo bakoze umurimo w'Imana ryari, ugasanga abantu bagiye gukiraho kritike, undi akaza akaba uje kugutukira mu ijambo, wenda ufiteho ikibazo runaka, aho kugira ngo agusange mu gikemure akaza mwana yikemura nabyo ntabashe kumva, cyangwa se ugasanga umuntu aragushinja icyaha runaka akaba yaraguhemukiye, ngo ntabashe kwihana, nawe navati rwose mbabarira, cyangwa se yumve ko yakwihana, ahubwo akajya kurinda ko bagomba kumwibutsa kugira ngo abashe kujya kwihana. Ibyo rero nibyo umwuka w'Imana yatubwiye ngo ni uguhaba. Ni uguhaba, kuko ikintu cyagombye kuduhabisha nuko turi gutinya amaso y'Imana, turi gutinya kujya imbere y'Imana. Ntabwo rero Imana yacu ariyo ngo ari iy'abapfu, ahubwo ni iy'abazima. Ni iy'abazima. Ni ukuvuga ko umuntu amaze gukora icyaha aba yapfuye kubw'umwuka wera, aba yapfuye mu bugingo. Noneho umuntu akajya agenda yarapfuye ariko atazi ko yapfuye. Umuntu akajya areba umuntu kanaka ngo uriya ngo, kandi nawe ukageza no kuba wasebya mugenzi cyangwa ukamushyiraho icyasha runaka kuko wamaze gupfa. Burya umuntu yapfuye umurambo ugatinda aranuka. Burya icyaha rero niyo mpamvu kiba mu muntu kikanuka, kikamwizingiraho kikanuka. Iyo kimaze kunyura ukoze ko wagikorera runaka utabasha kumusanga ngo musabe imbabazi, cyangwa se ukajya babandi bagomba kugusunika kugira ngo ubashe kujya gusaba imbabazi, none cya kindi icyo cyaha ntabwo kiba cyakagushiramo, kiranuka. Rero wamara kunuka, icyaha cyamara kukunukiramo ugahaba, umutima ugahaba, ukaba wumva ko nta ruvugiro ufite. Ariko wizeye Imana, wizeye Yesu Kristo, umwe wadupfiriye, umwe watubambiriye Golgotha ku musaraba, nta mpamvu yo kugira ngo uhabe. Nimba ushaka kuba mu muzima, nimba ushaka kuba muri Yesu neza, birakwiriye kugira ngo ujye imbere ya Yesu Kristo, umupfukame imbere, mubwite rwose nanjye narakosheje, ujye imbere ya mugenzi wawe, ntawe ugutunitse, ntawe ugukuruye, mubwite rwose mbabarira. Nabonye ikintu kijya kigora cyane, ikintu cyitwa gusaba imbabazi. Ikintu cyitwa gusaba imbabazi kiragoye, haba mu miryango, haba mu nsengero, abo bene data duhura nabo, haba se no mu baturanyi duhura nabo. Umuntu akaguhemukira ngiza akumva yihaye amahoro muri we, akumva rwose yanaguhemukira cyane, akumva yanabikomeza, akumva yagira nabi, akumva yajya kwiba, akumva yasambana, akumva mbese ibyaha byose. None ibintu byitwa byo gutwara abagabo b'abandi, abagore b'abandi, ibyo ni ibyaha birimo guhabisha abantu cyane. Imana itubabarire. Ugasanga umuntu wifuza ko umuntu mukorana ibyaha nawe yakwangira, ugasanga nawe ugiye nta munsi n'umwe uzajya kwera cyangwa ugere umusabira imbabazi. Ugasanga ukaba watandukanyuka no kuba wajya kumusabya ku mugore we cyangwa ku mugabo we kugira ngo umuteranye, ahari babashe kugira amakimbirane mu ngo zabo. Rwose pe, ntabwo iki cyaha rero cyari gikwiye kugira ngo umuntu ahabe, ahubwo icyari gikwiye nuko twemerera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu akatwegera. Mureke mbabwire, ntumva no magambo nkimara kubana no hishurirwa, nababaye cyane, ndavuga ibi bintu numvishe bituma ashaka gutanga ubuhamya bw'ubuzima bwanjye. Nigeze nderwa n'umubyeyi umwe, umubyeyi
ankorera ikintu nkiri umwana mutoya, numvaga muri njye naranze kumubabara igihe kigeze, numva ndamubabare, numva mubohotseho, ariko nongeye kuba muri ijoro mutekereje ndavuga Mana, kuba Muyomba atagihari ngo mbe nagenda nibura mva nti Muyomba rwose kureba ko watineye kino cyawe utakihana. Hari igihe rero abantu bavuga ngo umuntu wapfuye ngo ntavugwa, ariko burya hapfa izina, ntawe hapfa umuntu, ntabwo izina ripfa. Iyo umuntu yapfuye ahora ari we wenyine, nimba ari Mukamusoni azahora ari Mukamusoni, nimba ari Misheri azahora ari Misheri, nimba ari Duhurire hehe azahora ari Duhurire hehe, kuko uri umuntu. Ariko nyine nyuma y'urupfu nta kundi kwihana guhari, nyuma y'urupfu nta bundi buzima bundi buhari, kuko ngo Imana ngo ni iy'abazima. None impamvu yo kugira ngo duhabe mu byaha, ni iyihe mpamvu yaduhabye mu byaha? Imana itubabarire. Reka wenda njye navuze ko nzabaho igihe kigeze nkabaha ubuhamya bwanjye, ariko birakwiriye ko kuba natekereje ku muvandimwe wa mama wandeze. Njyewe nagiriwe umugisha no kurerwa mu muryango, sinabaye ku muhanda, ariko sinigeze ngererwa umugisha wo kuba narabashe kurerwa n'ababyeyi. Njyewe ababyeyi banjye nabashe kumenya ubwenge, nta babyeyi mfite, mba kwa musaza wa mama. Musaza wa mama mu mikurire yanjye ntigeze anyishimira na gatoya, kandi nta n'undi muntu nari nzi, kuko mama ajya gupfa na papa aho yadusize naho ngaho twari abana, twavutse turi abana babiri. Maze gushaka mukuru wanjye nawe arapfa, maze nk'icyumweru mu rushako mukuru wanjye nawe ifite arapfa, nsigara njyenyine. Ubwo rero mu gusigara njyenyine aho ngaho, si uko tutari twarezwe turi babiri, ariko uwaturega rwose pe. Ndibuka igihe kimwe papa namwitaga papa, ariko ntabyemere, kandi nta wundi narifite nakwita papa, kuko nawe sinigeze ngira umugisha kuvuga ngo nkure mubona, ntawe nari mfite. Ntiwambaze ngo papa ni hehe, ntiwava ngo wavukiye hehe, kuko ibyo ari byo byose ubuzima nakuriyemo bwari ubuzima nanjye umuntu yakumva nahaba, nkibaza imibereho yanjye yeje, ariko Yesu angirira neza, ngira umugisha. Yesu ampamagaye nkiri mutoya, ngira ubuzima bwo kumukura nkiri mutoya kugeza n'uyu munsi. Ubwo rero reka wenda mvuge muri makeya, navuga ngo nagira ubuntu bwo kugira ngo Imana impe icyizere. Nkomeza kuvuga ko nagiriwe umugisha nkamarwa nkiri mutoya, Imana ikimpa icyizere, Imana impa agakiza, njyewe ntari nagera kure. Imana yampaye agaciro rero. Mu minsi ishize nababwiye buryo ko Imana yampaye ijambo ryitwa agaciro ku muntu, ku mwana w'umuntu, ku Mana no ku mwana w'umuntu. Ubwo rero muri ako gaciro Imana yampaye, uyu munsi nongeye gutekereza Imana ko umuntu abasha gutinda mu cyaha, icyaha umuntu akakibamo ntabashe kukihana, ariko rero nubwo utakihana ntabwo nupfa uzagisiga umusozi, ahubwo muzajyana. Icyaha kijya giherekeza umuntu, ugira neza ukihana agakiza kagukurikira, icyaha nacyo umuntu apfuye nacyo barajyana, ntabwo agisiga imusozi. Ariyo mpamvu rero niba umuntu ashaka kuba muzima buryo bw'ubugingo, nubwo waba warapfuye ukazongera kubona kuzukira ubugingo buhoraho, wagombye kukihana ikigutera ipfunwe. Guhaba ari nk'ipfunwe, kugira ipfunwe yo kwihana icyaha runaka, kugira ipfunwe yo gusanga umuntu wahemukiye, ukarinda ko bagomba kugukura. Hari aho bakurura ngo ngende ujye gusaba imbabazi, ujye gusaba imbabazi, ariko burya umuntu usaba imbabazi ariko agombye kubisunikirwa, wagombye kumusunika, kumupushinga, genda. Nta mutima wo kwihana burya aba afite. Imana itugirire neza. Agaciro Imana yampaye rero yabasha gutuma mbasha kubaho mu buzima bwo mu bwana, ndi uruhinja, ndakura afite imyaka 3 no gutya, hano ntari nuzuza imyaka 4, ndakura ngo nkunda Imana irankunda. Mu buzima naciye mu buzima bushaririye cyane, ndi wa mwana utarigeze ijya kureva, nibura ntangiye primaire ndayize ndayirangije, kuko ndibuka ko nyimara kujya muri primaire nageze mu mwaka wa 4 primaire. Ndibuka ko ari umushinga wandihiriye nkajya kwiga, niga primaire ndayirangiza, ndangije nishaga mu ishuri ry'imyuga bitaga Serayi, nayo ndayiga ndayirangiza. Ariko mu kwibirangiza iryo shuri rya Serayi ntabwo byari binyoroheye, kuko ndibuka igihe kimwe uwo musaza Muyomba yaranyirukanye, arambwira ati mvira mu bana ugende uncurira abana, kuko nakuze ndi umwana munini cyane. Bace bajyaga bambwira ku ishuri ry'icyo wacu aho nigiye, bajyaga bambwira ngo ndi nyina w'abana, kurya umuntu wandebaga ntiyarazi ko mfite ibibazo. Burya rero turi muri Yesu araturinda agatuma tubasha gukomera, nta kibazo kuvuga ngo ngenda haba kuko hari uwo nahemukiye, nta kibazo cyo kwaba nigeze ngira wenda kuko hari uwo natutse, nta gihe cyo kuko wenda ngo nasuzuguye ababyeyi. Ariko nubwo nakuze nubaha, ntibyatumye ntagira ubuzima buri, kubera ko Satani ntabwo yigeze nkunda kuva navuka. Ubwo rero nshima Imana ko Imana ikomeza ikarinda abayo kuva bari mu buhinja, kuva bagize aho ngo ndi kuvuga ndi umukecuru. Murabona ndakuze, ndi umubyeyi ukuze. Ndi umubyeyi ukuze, ndi umubyeyi umaze kugira abuzukuru 2. Ibyo byose ntabwo ndi wa mukecuru utakibasha gusohora ururimi mu kanwa, mbe nabasha kuvugira Imana. Umuntu umwe ni wambwira ati ariko Valentine rwose wowe kuki ukunda guhimbaza, ukunda kubyina kandi ubona ushaje. Icyo gihe naramubwiye nti nubwo shaje nyuma ku mubiri ku mugingo ndacyarimo, ndafite igihe cyo gukorera Imana.
hari umuntu akugenza rero akakugenza akagenda kugira ngo aguce intege kuko Satani aba amukoresha. Njyewe rero nshima Imana ubwo buzima Imana ngiye ndindiramo mu bwana bwanjye nkabaho, Imana ikandinda nagiye nkura n'ibikomeye. Noneho uwo mubyeyi wandeze nawe ndabibuka igihe kimwe ashaka kuntema ngo nimuvire mu bana nta handi mfite ho kujya, ariko navuze nti mama wambyaye, papa wambyaye ntabwo nzamukoza isoni, nzaguma aho bansize kugeza igihe nshyingiwe. Navuye muri urwo rugo ngiye njya gushyingirwa, ariko nsubiye inyuma ho gatoya, muri icyo gihe bashakaga kuntema, hari igihe muzajyaga byuka akandanza hanze twari dufite inzu y'inka imwe mu byarange bari baramuhaye, noneho yari ifite urugi ariko hejuru gutya ubona mbese idasakaye harimo umwanya wo gucamo umuriro, umwanya wo gucamo umwuka. Ubwo aho ngaho ndibuka ko njya kugenda mva mu rugo, nari naraye hanze ndara mu nzu y'inka, nkaba nkari mfite Mukamarume wankundaga cyane, we nasohoka muzehe yanyirukanye yarazaga tukararana, akaba ati mwana wanjye reka mbagarire yose kuko ntazira ritazera. Ubwo rero umubyeyi nawe aho ari ndamushuje mu izina rya Yesu, mama wacu arashaje ariko hari aracyariho, nagubwe neza. Muzehe nawe wandeze ntacyo namuvuga, gusa ninjoro nagize agahinda, numva ndarize, numva ngize ikiniga, ntekereza buryo papa wacu yagiye, namwitaga papa nubwo atabyemeraga, ntekereza buryo ki papa yampemukira akagenda atihanye, numva ndarize ntese Mana ko Imana ari y'abazima, ubu muzehe we si uko narisanzwe ntabiza kubyongeye kubamo bundi bushya, numva bije muri njyewe yuko gutinda kw'icyaha, gutindana k'umuntu kw'icyaha ukagitindamo ugakomeza ukakibika, ntabwo bivuze ko n'upfu uzagisiga umusozi, ntabwo bivuze ko kizakurwa utakisabye ngo ugisabe imbabazi, kandi burya biba byiza uwo wahemukiye ugiye ukamusaba imbabazi. Mu minsi ishize hari umuntu umwe nigeze mbona ashyira komantere ku magambo y'Imana ari natambukije, bati se wowe, nigeze ntembera igihe kimwe njya mu gihugu cya Mozambique, ati wowe waje hano wibye. Naramubwiye kuko njye ntajya nkunda kuri channel yanjye ibintu byo gusebanya no kwandagazanya, nagiye mbisiba. Hari abantu benshi bagiye bashyiraho ibintu byo gutuka abantu kugira nkabisiba. Ntago komantere ni biza kutanga komantere, ariko gutanga komantere ku ijambo natanze, nugerera ikindi kiganiro umpamagare nibyo byiza, kuko njyewe ndakomeje uko Imana yampamagaye niko shaka gukomeza, uko nakuze niko shaka gukomeza. Kera nkiri umwana nyine nkiri mutoya, najyaga niyeregeza abana tungana, ugasanga ndabarera, ugasanga mbese nk'ababyeyi bankera ati dufashije ikintu runaka, igihe twajya dusangiza nk'udufaranga tuvuga ati tuzakorera nk'umwana akantu wenda nk'akantu runaka tukamugurire, tukaba twategereje amafaranga ababyeyi baba yaduhaye tugakora umwe tuntu. Ngiye nakuriye mu murimo w'Imana, sinakuze nzi gutukana, nubwo uyu munsi bishobora kubaho umuntu akaba yantuka, umuntu ashaka kugutuka akaza akakwandagaza kuko yumva atagukunze, ariko ntibikwiye ko ibyo bintu uri gukora biri mu mutima wawe. Gutinda kw'icyaha cyawe, gutinda untekerezaho, gutinda unyibaza ufite nimero ya telefone, ufite na email ku batayifite, wansanga ukubite se Valentine, ni gute ukora umurimo w'Imana ukampugura nka mwene se, numva wumva ko hari aho ndaba ndi gukora, wenda ndi kurengera, ukansanga. Gutinda kw'icyaha cyanjye ngiye Valentine nabasha gukora, gutinda kw'icyaha cyawe ntabwo bivuze ko nutakihana kizakurwaho gutyo automatique. Tujye tubona abantu hano muri leta ngo hari igihe kijya kigera hari nk'icyaha wazatinda ukagitindaho bakazakiguhanaguraho. Imbere y'Imana ntabwo ariko biri. Ku Mana ni mu maraso ya Yesu honyine niho dukirira ibyaha, kwemerera Yesu nk'umwami n'umukiza akagusanga, aho niho honyine umuntu abasha gukirira ibyaha. Kandi ntibishatse kuvuga ngo nimba umpemukiye ndeko kukubwira ikosa wakoze, nzarivuga kugira ngo nugirirwe umugisha uvuye kuri njyewe, uvuye ku ijambo ry'Imana uzihana. Ndashima Imana yampaye rino jambo ryo muri Mariko ibice 12 kuri uriya murongo wa 27, watubwiye ko Imana ari y'abazima atari y'abapfuye. Ba muzima nanjye mbe muzima, numpemukira nkuhugure, nibanga guhugurika, ubwo ngubwo ntabwo urubanza ruzaba kubiri kuri njyewe, nanjye numusanga nkanga guhugurika, urubanza ntabwo ruzaba ari kuri njyewe, ariko bitaze kuvuga ngo mpemukira ejo ongera ugerekeho wihesha amahoro mu cyaha, nurariva uti Valentine burateye gutya, kuri njye ntacyo bitwaye, kuko nabwiye Imana ndavana Imana uzanyemerere kuba mbe taburo y'abandi bantu bazanyigireho, nuvuga ngo none ku munsi w'amateka umuntu utaranyigiyeho njyewe, ubwo ngubwo niduhura nzabati ko nakwemeye kukubera taburo ukaba waranyigiyeho, niki wabuze? Niki wabuze? Umuntu ashaka kukugirira nawe gutyo kuvuga ati ngiye Valentine rwose buriya nawe aragize andi mideni, ariko ni byiza nimbe nkuri mideni ukabuze ko nkuri mideni nka fagitire mwishyure, nimbe nkuri mideni hamagara umbwira aho ikibazo, aho ideni ndi twahuriye nawe urifate ndi kwishyure, kuko nzi ko ahubwo njya kugira ngo umuntu amberemo ideni, aho kugira ngo njyewe umuntu amberemo ideni njye kumusebya, namusanga nkwana nise njyewe noneho dore ideni urimo ngire.
cyangwa se ko rwose umuntu ko n'imideli twagize ko utagiye guharabika abantu, kuko ndazi ko muri iki gihe pe abantu benshi gukora umurimo w'Imana bitwaje ibyaha bakabyitwikira, noneho bamara kumenyeka aba bantu ari intozi imitima bigahaba. Njyewe rero simpabye, ntabwo mpabye, nabwiye Imana ndajya ndangurura, kuko Imana yarambwira ati ngiye kugutuma mu mahanga. Nababwe ntaho ndije, ntabwo nihishe, ndi muri Finland niho ntuye, nicyo gihugu ndimo, nicyo gihugu Imana yantumyemo. Mbere njya kuza mu mahanga nari nashatse kujya muri Amerika, mu gihugu bita Texas, nicyo Imana yari yaranyeretse, ariko icyo gihe ntibyakunze, ntabwo byakunze. Kandi njya guhaguruka ntabwo nahagurukiriye mu Rwanda, kuko Imana yambwiye mu mahanga yatumye ko hari aho mbasha guca, kugira ngo uzabashe kunyereka uko ubwami bw'Imana bumeze. Inzira yo kwinjiramo ni uguca mu bikomeye, ukongera ukagaruka, ugatambika, ukongera ukamanuka, noneho kugeza igihe bati ugeze ku rugero rushyitsi. Ugahura n'ibigeragezo, ugahura n'intambara, Imana ikagushyira ku kumunzani, ikagupima kugira ngo urebe ukize mu gihe gishyitsi. Nanjye nkiri mu isi ndacyapimwa, ndacyari ku munzani, ariko icyo nzi ko nuko shaka kuba muzima muri njyewe. Nimba Imana y'abazima iriho, izava ati iriho kugira ngo natwe tube bazima, kugira natwe itwereke ubuzima bwayo, iduha agaciro ko kuba muzima. Niko gaciro mfite muri njyewe. Noneho Imana nishima ko nzasarurwa ntakihesha agaciro muri bya byaha, ntakihesha agaciro mu bidakwiriye, ahubwo nzabihoma agaciro mu maraso ya Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Ni ukuri ni byiza ko abantu b'Imana dukwiriye kumenya aho turi. Nimba wihannye ukihanira kureka, nimba ufite icyaha ukakireka ukakihana, kuko kugitindamo ya myaka ukimaranye, wa wundi wumva ati njyewe rwose uriya nawe anteza gucumura. Nimba nkuteza gucumura ujye usanga tuganire, nanjye numva ko hari aho ncumura nzagusanga, nutihana uzabireke, kuko nzi ko ubuzima bw'umuntu nibwo buzamuhesha ubugingo. Kuba twaramenye Yesu Kristo ni iby'agaciro, ngiye kuba naramumenye ndi umwana ni iby'agaciro, kuba narakuze nkiri umujene, Imana ikagira icyizere, ntababasha kukinkuramo. Mwene data, mugenzi wanjye, inshuti yanjye, agaciro k'Imana tugahabwa n'Imana. Umuntu we yaguha agaciro ejo akakwambura, waba umugore w'umugabo ejo akagusuzugura cyangwa akanaguca n'inyuma, waba umugabo w'umugore ejo umugore akaguca inyuma, akagushakiraho abandi bagabo, yakaba yanabatunga no mu nzu yawe. Nigeze mbabara igihe kimwe, umuntu arambaza ati se numvishe icyambaje ntabwo ari byo yambajije, nabajwe n'ubugingo bwe. Ari umukozi w'Imana ahantu haraza arambwira ati ariko buriya mama Aime ati koko ngubu ati abantu bagitanga, kuko ati nk'ibi ngo muraza mukagitangira ubusa. Nise abagitanga nitse igiki, ni igitoki, ni ikijumba. Ngumva mama Aime, nkako mama Aime ngo nawe ntabwo uzi kuganira. Ibigambo nk'ibyo rero, magambo apfuye nkayo ntabwo akwiriye kuva mu kanwa k'umukirisitu. Ese uvuga ngo nk'ibyo ni ibitoki ushaka gutanga, ibyo uzaka batanga ni ibijumba ngo badahongera, ngo babitangira ubusa. Bagitangira ubusa se ni ikidegede, ni icyayi, ni igiki? Umuntu nk'uwo nguwo umukirisitu akabaza umugenzi we nk'amagambo nk'ayo. Noneho ko umuntu amwigigike yumva ko mudahuje, ugatangira ukamugendaho. Ariko ngewe Valentine, hari indirimbo ivuga y'umugenzi ugana Siyoni. Umugenzi ugana Siyoni rero ntago ajya kebakeba, ntajya kebaguza, ntajya nasubira inyuma. Nanjye ndi umuntu uyu munsi nakosa, ushaka kunyibita Valentine nawe yikubita mu gatuza. Ntago ngiye kwibisa mu gatuza, kuko nzi ko ndi umwana w'umuntu, mbasha kuba nakosa. Ariko Imana izanyemerere, nibona ngiye kugwa, nibona ngiye gusubira inyuma, nzave mu mubiri, kuko ubuzima bwawe nabuhaye Imana, ubuzima bwawe nakuriyemo. Nibaje kuki cye ntapfuye ngo njyane na mama. Navuze Imana, igihe wampaye cyo kuba mu isi uzame kugira ngo uzabashe kukiranukamo. Nicyo cyambere gikwiriye. Ngiye sinshaka kugira ngo umwana w'umuntu ambone neza, umunsi wambona neza mve ngo nkore bigushimisha, ukore bibi nanjye ngukurikize, ejo tuzajya mwirimbukira. Ni byiza ko nimba ubugingo ari ubw'umuntu ku giti cye, namenya ko Imana ari iy'abazima atari iy'abapfuye. Ndababazwa cyane n'abantu bapfuye bagifite ibyaha. Mama sinabashe kumenya buryo ki yagiye, nimba yapfuye gute. Papa nta makuru nzi ngo yapfuye gute, ariko icyo nabashe kumenya ni musaza wa mama. Musaza wa mama kera ntabwo numvaga ntazamubabarira, ariko igihe cyarageze ndamubaba, ndava nti papa nubwo atarazi ko ndi umwana we, namwitaga papa nuko atabyemeraga. Nubwo papa atarazi ko ashobora kuba nakira umwenda wo kwambara, ari uw'imbere ari uw'inyuma. Ndavuga ngo hari igihe kigeze kigera iwacu hari i Kigali, niho nkomoka. Bazashaka kumenya ngiye niho nkomoka. Iwacu hajyaga haca abantu bajya gusoroma imboga cyangwa kuzigura, kubera ubuzima nari narakuriyemo burura bubabaje. Igihe kimwe nabandika nanjye njye mbakurikira,
ndi mbona umwenda mu gihe nabuze agakayi nkagure, mu gihe nabuze se agakaramu nkagure, kandi ndi umwana. Iyo mirimo nakoraga yo kugira gutyo ntabwo ari uko abandi bana bayikoraga cyangwa abo twabana bayikoraga, kuko bari bafite ababitaho basaza babo, mu gihe wenda bitakunze kuri papa wabo. Umuntu wajyaga kumfasha ni Mukamarume. Niyo mpamvu navuye mushima nti Imana aho ari, Imana imuhe umugisha. Ni umumama umaze kuba mukuru, ufite imyaka myinshi, ariko igihe cyose musabira umugisha. Muzehe nawe ntabwo namusaba musigisha kuko deja yamaze kugenda, ahubwo nagakwiye kumusaba umugisha muri cya gihe cya kera, muri icyo gihe yakoraga ibyo ngibyo. Ariko nongeye ko navuga se Mana y'abazima, muzehe batarambabaje, kuko nubwo itaha gitinda yategetse ansaba imbabazi kuko ari umupagana atizeye Imana, atari umukirisitu, ariko nongeye kumwibuka numva ndababaye. Nawe uri gutinda nicyo cyaha cyawe, ndababaye cyane. Ushaka mu muryango, imiryango ikaguhemukira, ushaka uba se n'abavandimwe, umuvandimwe akaba yaguhemukira, uba mwitorero abitorero b'idini, umunyedini akaba yaguhemukira. Ariko icyo mbamenyesha uyu munsi wa none, nkurikije ibyo Imana yambwiye, Imana yacu ni iy'abazima. Nimbe nge ndi guhaba uyu munsi wa none, ese imbere y'Imana nzayitinyuka? Nimbe ndi gutinya umuntu? Ngewe nimbe ntinya umuntu kuba namusaba imbabazi, kuba nagira tukitunganya, cyangwa se nk'abandi kanaka ibi n'ibi ntabwo byari bikwiriye. Yewe nawe muntu, nawe ngundi kubandi, nawe uracyariho. Byari bikwiye kugira ngo uvuti ibyo uzi kuri gutanga, bya bindi wumva ko badahongera, wari wakwiye kubanza kugera nawe ukihana. Kuvuga ariko Imana yanjye Mana, nubwo mbirimo, nubwo ashaka abagabo, bashaka abagabo b'abandi bagiye gusenya ingo z'abandi, nubwo wumva ko wenda se wihisha ukihisha mu nzu y'Imana, ariko Imana yo irakuzi. Ntabwo gutinda kw'icyaha nubwo wapfa rwawe ukiriho bishatse kuba ko gikurwaho automatique. Nawe ubwo urabizi ngo nyinshi umaze gusenya, urazizi cyane. Ushobora kuba wakwihisha ukihisha mugenzi wawe, ushobora kuba watuza ukumva muri wowe wihesheje amahoro, ariko kwihesha amahoro ntabwo bikwiyeho icyo cyaha. Kuba waririmba ntibikwiyeho icyaha, kuba wadiyakora ntibikwiyeho icyaha, kuba waba umupasiteri uvuga ngo ni umupasiteri ntibikwiyeho icyo cyaha. Nta na kimwe kibasha gukuraho, kuko Imana yacu muri Imana y'abazima. Fata ubuzima rero kamuhatireho ubuzima, ubwakire mu izina rya Yesu. Ni ukuri Imana igira neza, Imana ni nziza. Ngiye mbahaye ubuhamya butari bw'ubuzima bwanjye kugira ngo mwumve ngo hari abantu bamwe bajya kujya gufata Valentine avuga amagambo akakaye, amagambo akomeye. Njye rero mvuga ibikomeye kuko nanjye nabaye mu bikomeye, nabaye mu buhe bugoye. Niyo mpamvu uzumva avuga ibintu bikomeye. Gukomera kwawe nuko nkubwira vuga ukuri, ukoresha ukuri, cyangwa se wihana. Naho ngamba nkubwira rwose. Hari igihe ugura umuntu ngo Valentine ngo rwose ngo nawe ngo uvuga ngo amagambo akomeye, ngo uvuga ngo amagambo ngo akomeretsa abantu. Kuko nkubwiye ukuri, nkubwiye ikintu wakoze, mwene data kino kintu wakireka. Ese kuki uhemukiye kanaka? Buriya ni ukubera iki ngo uvuga amagambo akomeye? Njye mvuga ibikomeye kuko nanjye naciye mu bikomeye. Mujye munyumva rwose, mujye mumbabarira. Ntabwo muri na misi usiga usanga mu miryango harimo ibintu by'ibyaha, ugasanga abantu bashaka guhinduka, abantu bakurikiye muri bya kera. Ibya kera se ugira ngo bizadukiza ku munsi wo kurimbuka? Ntabwo bizadukiza. Twe umuntu wese arakwiye kumenya aho agahinduka. Hari umuntu umwe wigeze ambwira, arambwira ati twebwe iwacu tuvukanya ayisumbuye. Ugahemukira umuntu uvuga ngo kuko njye mbikoresheje ayisumbuye. Ariko se amashuri wize warusha Yesu yize? Ninde muntu wari wiga kurusha Yesu? Ko Yesu burya yari afite ubwenge bwinshi cyane, kandi yari Imana. Noneho uvuga ngo uko nguvuka ngo hari bavukana ayisumbuye. Ibyo ngibyo nabyo ntabwo ari byiza. Hari abantu bamwe bivutsa umuntu akaguhemukira ngo yitwaje akarere yaba yaravuyemo. Hari umuntu ushaka guhemukira undi yitwaje mbese kuvuga ngo uriya, kuko njye abantu benshi banza amakuru yanjye kuko njya nkunda kuyavuga, ngira ngo mpa abantu ubuhamya. Hari abantu benshi muri ino minsi nzi ko bajya bakomezwa n'ubuhamya bwanjye iyo tuganiye bakampamagara, cyane cyane abana b'abajene cyangwa se abantu b'ababyeyi. Nkabwira buryo ki murajya basha kwihanganira mu kigeragezo, cyane cyane ibi bigeragezo byo mu miryango. Umuntu agashaka mu muryango runaka ugasanga imiryango iramuhagarikiye, ugasanga nyoko bukwe ntagukunda kubera ko soni umuhungu atakimugura igitenge kiramuguriraga nabyo, kandi ntabwo ari byiza. Niba atanya ko bukwe utamuguriye igitenge cyangwa ntugure mama igitenge, umufite ari umubyeyi wawe, akifuza icyo kurya, akaba yabura amavuta yo kwisiga, akaba yabura isukari yo kunywa icyayi, ari umubyeyi wawe, ntabwo ari byiza. Kimwe nuko ushaka kubikorera umuntu waba umukobwa mu cyecu naka bati uriya mukobwa wanjye nawe rwose ntabwo agira ibyiza, nuko yatandukana n'umuhungu wanjye.
nyamara uwo muhungu wajya gushaka, uwo musaza wawe wajya gushaka, uwo murumuna wajya gushaka yari yashatse azi ko agiye kubaka, ariko satani ugasanga ateye imiryango, ugasanga imiryango ntiyumvikanye. Ibyo rero ni ibyaha byo mu miryango, nabyo bitari bikwiye gutinda. Ntabwo gukora ibyaha mu miryango, gutinda kwabyo aribyo bizatuma bikurwa mu gihe mutabashe kumvikana ngo mwicare hasi mukemure ikibazo. Ntabwo ari byiza. Ugasanga umuntu araje mu muryango ntiyibonamo, arumva kaka, arumva rwose dore ibintu bigahora ari induru. Ntabwo byari bikwiriye. Ntabwo byari bikwiriye. Ibyaha dutindamo ntabwo bizakorerwaho nuko twabitinzemo. Imana itugirire neza. Hari igihe Satani ajya atera umuntu kugira ngo amuce intege cyangwa amuzimye. Njye ntabwo nzazima icyo Uwiteka, nubwo nzaba naniwe kuvuga, nyihumeka akanya gatoya, nzakomeza guhamya ubwami bw'Imana na Kristo ko icyaha, gutinda kw'icyaha ntabwo gikurwaho automatique. Gikurwa nuko wasabye imbabazi, gikurwa nuko wihanye kuvuga uti Yesu mbabarira, nahahana bya bindi narabikoze. Mwa babyeyi mwe murimo kujya kwiba abagabo b'abandi, muzihane kuko kwiba umugabo wundi usenya urugo rwa mugenzi wawe ni icyaha kibi. Mwa bagabo muri kujya kugenda mu bandi bagore mufite ingo zabo, icyo ni icyaha kibi kandi ugitinzeho. Umugabo aragenda ukagira ngo umugabo wenda yagenda azagaruka, ariko kugitindamo ntabwo ari byiza. Ugasanga umugore runaka azi ko arwaye indwara runaka akagenda akayikongeza mu bandi bagabo, ugasanga umugore ashatse gutunga abagabo babiri, ariko ntabwo ari byiza. Ubundi ijambo ry'Imana ritubwira ko umugore Adamu na Eva bajya kuremwa, Adamu yaremewe umugabo ari umuntu umwe gusa. Ubwo rero ntabwo ari byiza. Byari dukwiye kugira ngo buri wese amenye uruhande arimo, uko yitwara kuri mugenzi we, uko witwara kuri musaza wawe, uko witwara kuri nyokobukwe, uko witwara kuri muramukazi wawe, uko witwara kuri mwene so mu itorero cyangwa mu idini. Umenye ko gutinda k'umuntu, gutinda ni icyaha k'umuntu, ntabwo ariko kuzamukiza. Nagira ngo rero dusome nanone amagambo y'Imana ari muri Yeremiya ibice 7, duhere ku murongo wa 4, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Haravuga ngo ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Uwiteka rero aturengere. Dukomeze nanone dusome ku murongo wa 5 tumanuka, avuga ngo kuko ngo nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, mugasohoza imanza zitabera z'umuntu n'umuturanyi we, ntimubonane umushyitsi n'imfubyi n'umupfakazi, ntimuvushirize amaraso atariho urubanza. Hano ntimukurikire izindi mana zitabera zitazabateza amakuba, nibwo nzabaha gutura aha hantu igihugu nahaye ba sogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Amen. Hano ijambo ry'Imana riri kuduhana ku bintu bijyanye n'amagambo y'ibinyoma. Abantu benshi bavuga bitwaje itorero, witwaje idini, ukumva ko muri we mbese ngo kuko nsenga rwose buriya nubwo mbikora ariko ntawamenya kuko ngende mu rusengero. Ngiye mba hano, ntuye hano mu rusengero, hano niho mbaje no aderese yangira. Kuba rero ubarizwa ngo muri iyo aderese, kuba ubarizwa mu rusengero rw'Imana ntabwo bizakuraho icyaha. Icyo nacyo kizavaho. Kuba ubarizwa mu itorero na cyangwa mu murimo runaka, nubwo waba ukora umurimo runaka, ibyo ntabwo bizakuraho icyaha ukora. Ahubwo ijambo ry'Imana tuvuga ngo tugorere inzira zacu. Wari ukwiye kugorora inzira zawe, wari ukwiye kuhana icyaha igihe kikiriho, kandi ukamenya kurengera imfubyi n'abapfakazi, ukamenya kuzirengera. Aho ngaho icyo gihe muri mara kugorora inzira zawe ugatunganya ibyo ngibyo byose, niho Imana izaguhera umugisha aho yakugeneye gutura. Ushobora kuba uri mu gihugu runaka, ushobora kuba uri mu Rwanda, uri mu mahanga se, ariko ubuturo bwiza ni ugutura muri Kristo Yesu Kristo. Noneho yarangiza nawe akaguhera umugisha aho utuye, kandi ukazahatura iteka ryose. Aho nabifuza kuzatura ni mu bwami bwo mu ijuru. Ni ukuri abantu ibinyoma byinshi muri no misa bakora ibinyoma. Umuntu akagenda akaguhimbira ikinyoma, umuntu akajya kujya guteranya nawe mwene se yaba ari wa muntu umva amabwira akakwanga akuziza ubusa. Ariko rero mureke mbabwire njyewe, umuntu yanyanga yankunda ntabwo bizankura kwitwa ko njyewe nitwa Valentine, ntabwo bizankura kwitwa ko Saida. Reka mbabwire n'indi Imana yampaye, kubwo agaciro Imana yampaye, yampembye Saida. Ibyo se nandihesha agaciro muri njyewe, numva ngende uw'agaciro imbere y'Imana, kuko
Imana icyo yavuze ni uko izagendana n'abayizera, kandi abayizera nuko bakorana ibimenyetso bigendanye no kwizera kw'Imana yadushyize mu mitima yacu. Kwizera burya ni byiza cyane, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kurarema. Nimba nizeye ko uyu munsi nzakubwiriza ukabasha guhinduka, nzabwira Semana warakoze, Imana icyubahiro. Ndangijeho mbashimira. Imana igize neza ko mbashe gutambutsa n'amagambo y'Imana. Imana niduhana umugisha. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora nyine gukanda kuri ya nzogera, mwibuke gukora na like, kandi rwose commentaire nkomeje kuzitegereza. Gusa icyo nsabira abantu kwihangana nuko bakuraho ibintu byo gutukana. Mujya gutukana ntabwo ari byiza, gutukana ni icyaha. Imana iduhana umugisha. Shalom.